bakunzi reka tubanze tubisurize kandi twizere ko mumeze neza cyane. Murabizi ko tugenda tubarebera inkuru ziba trending ku mbuga nkoranyambaga no mu bitangazamakuru hirya no hino, tukagenda tuzibageza. Ariko noneho inkuru nkufitiye uyu munsi uraseka utembagare, ni inkuru my friend, sinzi ukuntu nanjye nabivuga, ariko noneho wowe utega amatwi wiyumvire ukuntu abagabo babiri bisanze baraguranye abagore, kandi noneho babagurana atari ibintu bumvikanye, ari nk'ibintu byikoze. Kugira ngo byumve neza, kamanze nkubwire aho batuye. Ni uvuga ngo ni abagabo batuye mu karere ka Gicumbi, mu murenge wa Mutete, mu kagari ka Mutandi, mu mudugudu wa Gatare. Abagabo babiri rero, umugabo umwe yitwa Hakora, undi akaba yitwa Karamasa. Uyu mugabo witwa Hakora yari atunze umugore witwa Musabyimana, ndetse baranabyaranye abana bagera kuri 4. Ni umugore we bari barashakanye byemewe. Noneho uyu mugabo witwa Karamasa nawe yari afite umugore witwa Mutuyimana Claudine. We ntago batangaje abana babyaranye, ariko byaje kurangira uyu mugabo witwa Hakora yisanze atunze umugore wa mugabo witwa Karamasa, ari we mugore witwa Mutuyimana Claudine. Noneho uyu Karamasa nawe yisanga atunze umugore wari warashatswe na Hakora, ari we mugore witwa Musabyimana, wari waranabyaranye abana bagera kuri 4 na wa mugabo witwa Hakora. Tugiye kugenda tukubwira rero uburyo byagenze kugira ngo basange baraguranye abagore mu buryo nabo batazi, ari ibintu bisa nk'ibyikoze, kandi abagore bose bagatuza bakabyemera, ndetse n'abagabo bakabyemera ku buryo nta n'utongana n'undi. Iyi nkuru turayibonye, turavuga tuti nubwo bigoye kuba umuntu yayibaramo inkuru, ariko reka tuyibagezeho namwe mwiyumvire. Uyu mugabo witwa Hakora rero ari we wari warashakanye n'umugore witwa Musabyimana, banabyarana abana 4. Kuri ubu ngubu bakaba abana na wa mugore wari uw'umugabo witwa Karamasa, ari we mugore witwa Mutuyimana Claudine. Uyu mugabo witwa Hakora ngo akibana na Musabyimana bari abantu babanye nk'umugore n'umugabo, barashakanye, abaturage bose babizi. Ariko uyu mugore Musabyimana akaba ngo umusinzi, akazajya ajya mu kabari akinywera inzoga agasinda, agataha, yagera mu rugo yasanga Hakora yaryamye, ngo yakomanga ugasaba bakaba barafatanye bararwanye. Biza gukomeza gutyo, ariko noneho uyu Musabyimana ngo bikaba byaravugwaga yuko yashoboraga kuba asambana n'uyu mugabo Karamasa, wari umugabo wa Mutuyimana Claudine. Umunsi umwe rero uyu Musabyimana, ari we wari umugore wa Hakora, ngo yaje gutaha nijoro yasinze, aragenda arakomanga. Uyu Hakora wari umugabo we agiye gukingura, atungurwa no kubona uyu mugore we yaherekejwe na wa mugabo witwa Karamasa. Icyo uyu Hakora yakoze rero, ngo yarasohotse, baba baratonganye, baba batangiye kurwana. Uyu Hakora atangira kurwana n'uyu mugabo Karamasa wari waherekeje uyu mugore we nijoro, barwanye. Uyu Hakora ngo akubita uyu Karamasa, aramukubita, aramwumvisha. Hanyuma amukubise, uyu mugore we Musabyimana ngo yihutiye guhamagara umugore w'uyu mugabo witwa Karamasa, ari we Mutuyimana Claudine. Amuhamagaye uwo mugore Mutuyimana nawe ngo aza yirukanka ava aho bari batuye, aza kureba birimo kuba ku mugabo we mu rugo rw'abandi. Ahageze rero wa mugabo wari we nyir'urugo barimo kurwanira, ari we Hakora, ngo ikintu yakoze ni iki: yafashe uyu mugore uhuruye aje yirukanka aturutse mu rugo rwiwe. Ubwo ni umugore wa Karamasa birumvikana, abamunaze hepfo y'umukingo. Akimunaga hepfo y'umukingo, ahita afata n'uyu mugabo Karamasa wari umugabo n'ubundi w'uyu Mutuyimana, ahita anawamunaga hejuru y'umugore we. Barakomeretse. Uyu mugore wa Karamasa wari uje guhurura ngo arebe ibiri kuba ku mugabo we, aba avunitse akaboko. Noneho sasa ukuntu byagenze kugira ngo bisange umugabo atunze umugore wundi. Icyo gihe abanyerondo bango baraje, bahita bararana uyu mugabo Hakora, bamuraranye mu gitondo bategeka uyu Hakora kujya kuvuza
Mutuyimana wari umugore wa Karamasa kuko yari yavunitse akaboko ngo karebye inyuma, bamuca amafaranga yo kumuvuza arayamuha. Noneho mu kuyamuha aya mafaranga uyu mugabo Karamasa ntago yayakoresheje avuza umugore we Mutuyimana, ahubwo yabonye atangiye koroherwa ngo ahita amwaka ya mafaranga, afata ya mafaranga nyine. Karamasa afata ya mafaranga bahaye umugore ngo yivuze, aragenda ahita anahamagara wa mugore wa Hakora bari bagabwe basa nkaho babana mu ibanga basambana, reka mbivuge gutyo. Bahita bajya kuyabamo neza, bahita bajya kuyanywera, barangije kuyanywera bahita banatahana mu rugo rwa Karamasa, ahita amujyana mu rugo, babana nk'umugore n'umugabo. Noneho mubyumve neza, uyu Mutuyimana ari we mugore wari umugore wa Karamasa yari akirwaye atari yakira. Ubwo ngubwo uyu mugore wa Karamasa yaraje abwira wa mugabo Hakora wari waramuhaye amafaranga yo kwivuza ko bari bayamuciye kubera yuko yamukomerekeje. Aramubwira ati ya mafaranga wampaye umugabo wanjye yayajyanye, dore yajyanye n'umugore wawe, bagiye no mu rugo iwanjye niho bari, ubu ndabigenzane. Uyu mugabo rero bita Hakora ngo yahise yumva bimubereye ihurizo, ahita abwira uyu Mutuyimana wari umugore wa Hakora ngo nta kibazo ndakuvuza, niba banze kukuvuza utangiye no koroherwa, reka ngomeze nkuvuze. Uyu Hakora ngo yakomeje kugenda avuza uyu Mutuyimana, ngo ageze aranamubwira ati vaye wibere hano mbona uko nzajya nkuvuza. Akazajya amuvuza n'ubundi nawe aba mu rugo iwe, ngo byagira ku mugoroba akanahaha bagateka bakarya. Aho amaje gukirira rero uyu Hakora ngo yahise abwira uyu Mutuyimana ngo ese n'ubundi ko umugabo wawe arimo kubana n'umugore wanjye banagendanye, ko wabibonye ko yanze no kukuvuza kandi narabahaye amafaranga ngo akuvuze, we wakwigumiye hano n'ubundi bikarangirira rimwe, natwe tukwibanira tukazareba iherezo ko n'ubundi nabo babana kandi byarangiye. Uyu Mutuyimana Claudine nawe yahise abyumva bwangu, aravuga ati none se umugabo wanjye bamuhaye amafaranga ngo ajye kumvuza, aho kugira ngo ajye kumvuza ahita afata umugore ajya kubana nawe, njyewe ubwo bisa nkaho yanyirukanye, reka nanjye nigumira ahangaha kuko uyu nguyu nubwo ari we wari wankomerekeje, ni nawe wamvuje, niwe wari urimo kumpahira, niwe urimo kunyitaho. Kugeza ubu ngubu rero abagabo babanye gutyo. Uyu Hakora Imana abana n'uyu mugore bita Mutuyimana Claudine, kandi Mutuyimana Claudine yari yarashakanye na Karamasa, naho uyu Karamasa atunze Musabyimana. Uyu Musabyimana akaba yari umugore wa Hakora, ndetse baranabyaranye abana 4. Mana yanjye, iyi nkuru noneho yo irangije abantu kabisa. Umuntu wese urimo kuyibona arimo guseka agatembagara akavuga ati ibintu byabaye sinzi kabisa. Ngayo nguko rero ukuntu abagabo babiri bo muri Gicumbi bisanze baguranye abagore kandi bose bagatuza ntihagire n'utera amahane. Ukibaza ngo bizarangira bite?